Waba ufite YouTube channel ntoya ugashyiraho video utekereza ko views ziza ariko nyuma y'amasaha menshi ugasanga video yawe ifite views 10 gusa, cyangwa rimwe na rimwe ukabona abantu bake cyane aribo barebye video yawe ugatangira kwibaza uti se ibi ni ibiki biri kumbaho, kaze se YouTube yangiriye nabi, ese algorithm ntabwo ikunda channel yanjye, ese nkeneye aba subscribers benshi kugira ngo YouTube itangire gusunika video zanjye. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira ikintu kimwe cy'ingenzi. YouTube ntabwo isaba ko ubara channel nini kugira ngo iguhe reach. Cyambere rero, stop making video for everyone. Wikora video zitandukanye n'ibyo wigisha, kuko ngo ikintu cyambere ugomba gukora cyambere ugomba gukora nishimwe. Hitamo audience imwe abantu bakunda. Iyo audience uyishyira imbere ariyo ukoza. Uyu munsi bakora video ya football ejo ugakora no, ibyo ntabwo ari byo. Kora video imwe cyane, niba ari iya YouTube ukore video ya YouTube, apana imyidagaduro, apana football. Ibyo bizagufasha kuba watera imbere rero. Ni ukuvuga ngo one channel, one clear audience. Niba ukoze iki kintu bizagufasha kubera ngo YouTube ikenera kumenya iyi video nyereka abantu ki, ese abantu bayifata gute. Ibyo rero ahubwo ushobora gukora rero ibi ngibi bikurikira: YouTube algorithm, YouTube SEO, YouTube studio, thumbnail, monetization, YouTube growth. Ibyo ni ibintu ugomba kwita. Ibi byose bifite connection nziza. Ibi byose bigufasha kuba mbese wakora ibintu byawe neza ku murongo, ku buryo umuntu wese amenya ibyo ukora agakomeza kuba yagaruka kuri video yawe areba ibyo wagiye ukora, akareba video zawe uko zagiye zikurikirana kurusha izindi. Mbese ni ukuvuga ngo wowe iki kintu cya mbere ugomba kwitaho, ugomba kureba YouTube studio yawe ukareba se analytics yawe imeze iti, ese ibi nayikora gute, ese bigenda gute. Reka turebere hamwe uburyo dushobora kujya muri YouTube studio yacu. YouTube studio yacu ngo tubisange tuyijyamo, twamara kuyijyamo tukaza kuri analytics. Iyo analytics yo tumaze kuyibona tugomba kumenya ngo se analytics yacu bimeze gute. Turaza ngaha kuri content, nitumara kujya kuri content turamenya ngo se ese views yacu angana gute, ese impression yacu y'ama video dukora angana gute, ese click-through rate imeze ite, ese duration uburyo abantu babirebamo bimeze gute. Turebe ese ama video yacu uko yagiye akurikirana, ama percentage afite, ese nayahe bimeze gute. Ibyo rero nibyo bizadufasha kuba twakomeza kumenya ngo video yacu ese ni iyihe, ese abantu ikindi kiragiko cya kabiri, fix your title thumbnail. Ngo ikintu cya kabiri, packaging. Video nziza ishobora kutabona views ariko niba abantu batayikandaho, niba ngo thumbnail nkuko tumenye thumbnail zitandukanye, niba thumbnail yari mbi nta muzayikandaho, niba title yari mbi nta muzayijyaho. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba kwitondera thumbnail yawe na title yawe. Tekereza umuntu uri kuri YouTube homepage yawe akabona video 20, ni cyiza gituma akanda kuri imwe kugira ngo ayirebe, ni title cyangwa ni thumbnail, kuko nicyo bizatuma ikora neza. Ni ukuvuga ngo rero great video, great packaging. Video ni kirimo. Ni ukuvuga ngo ibyiza ukora muri video nibyo bizatuma video yawe ikomeza kuba yarebwa, ikaba yakomeza gutera imbere. Urugero rwa title idakomeye, YouTube algorithm explained, ntabwo ari mbi, ntabwo itera curiosity, nubwo atari mbi. Gerageza wenda small channel, do this, algorithm will love you. Kora ibi ngibi, algorithm izagukunda. Reka turebere hamwe rero nkuko bisanzwe. Muri YouTube studio tujya muri video imwe runaka ngaha, nitumara kujya muri video imwe runaka ngaha turajya muri details. Details ni ukuvuga ngo tugiye kuba twakweeditinga. Ese title yacu ni mbi, dushobora kuba twaeditinga. Kuyaeditinga nta kundi ukanda edita nyine ukajyaho, cyangwa ese dushobora kuyihindura tukaba twashyiramo title abantu bumva kandi iteye amatsiko. Iyo title rero niba tuyumva abantu izabashimisha, dushobora no kuba twajya hano kuri thumbnail yacu tukaba twayihindura tukaeditinga. Ni ibintu edit, cyangwa ukajya hano ku tuntu tukana change ukayihindura. Ibyo ni ibintu YouTube yagiye idushyiriraho ushobora kuba wakora. Tugeze ku gatatu, watch time siyo yonyine, rendition ni ingenzi. Ibi bizaje kuvuga ikintu cya gatatu, audience retention. Abantu benshi bareba views gusa, ariko niba ushaka gukora kuri channel ntoya ugomba kumenya ko abantu bitwara nyuma yo gukanda video. Urugero, video ifite views 100 wenda n'urugero, ariko abantu benshi barayireba amasegonda 20 gusa. Ibyo nabyo. Click, watch, stay. Kandaho urebe usigareho. Reka turere hamwe rero ukuntu ushaka kuba wabireba. Tujya muri YouTube studio nk'ibisanzwe, tukamara kujya muri YouTube studio nk'ibisanzwe tukajya kuri analytics. Nuko ukanda kuri video ushaka ukajya kuri analytics. Iyo maze kujya kuri analytics yawe rero uraza ukareba se iyi video yanjye ya performance iti. Ujya kuri engagement. Engagement ni ukugira ngo tujye kureba hamwe uburyo twabonyemo amasaha. Muri iyi video yacu twabonyemo amasaha 30. Ni ukuvuga ngo ese twabonye abantu mu minota 9 video imara twarebwemo iminota 7.
iminota 7 ni iminota myinshi. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byose ugomba kubyitaho. Niba rero channel yawe ifite abasubscribers 100 cyangwa munsi yayo hari ikintu kimwe ushobora gukora gituma video zishobora kugira reach abantu bakazireba cyane. Ibyo rero nta bindi ugomba kwikontorora ukamenya ngo ese video yanjye yagiye ireba gute, ese performance yagiye izamuka gute. Ibyo bizagufasha kuba wakomeza gutera imbere no kuba wakomeza kugera. Ibyo bintu rero mujye mureba analytics zanyu kugira ngo mumenye icyo muha abantu banyu n'icyo abantu banyu bagomba kuba babafataho neza. Ibyo ni ibintu bizabafasha mu rugendo rwanyu rwa YouTube kujya mu average nyine ukareba ibintu byose uko byangenze. Icya kane rero kora video zikurikirana uherekana kwa video. Ikintu cya kane nkuko mubibona aha ngaha ni ugukora video abantu bashobora gukurikiraho. Ntugakore video imwe ngo irangire aho, kora video series nkuko bisanzwe murabizi playlist. Urugero niba niche yawe ari YouTube growth, video ya mbere why your videos get no views, kuki video itabona views, 5 mistake killing your video, ibintu bitanu ushaka kwica video yawe, how to get your first 1000 views, ni gute twayibona, how to YouTube recommend small channels. Ibi ni uko YouTube yakomanding ama video channel ntoya. Ibi ni ibintu bizagufasha kuba wagira kure. Niba ushaka no kumenya ibintu bitanu bishobora kuba byiza views nyinshi yawe, reba video kuri screen ubu ngubu bizagufasha. Tutangira rero uyireba ute uditunga tubisanga tujya hano handitse ngo editor tugiye ku editinga noneho video yacu twe dufitemo ikibazo ariko turavuga tuse reka tuyeditinga. Hano harimo option nyinshi, harimo trim, cut, harimo uko twasiba tutagaragaza amashusho, harimo audio, harimo na end screen. Twe tugiye kwita kuri end screen. End screen rero uyikandaho nta kindi. Iyo umaze gukanda kuri end screen yawe ugiye kwibaza tuse ndahitamo iyihe video. Iyi video ndi buhitemo, wowe ujya kuri element aho ngaho, amara kujya kuri element tukareba aho ngaho urabona ko hajyamo video abantu uba wabarekomandinze. Mu gihe rero uri kubakora kwande urayishyira uhitamo video ushaka kugira ngo abantu bawe baze kumenya ngo se video niba ari kureba azareba indi video ikurikiraho. Niba umuntu amaze kureba video muzuzi ku video, niba uri kureba video ukoresha uko ushoboye kugira ngo umuntu akomeze kureba video kandi agomye kuri noza yawe. Ibyo ni ibintu bizagufasha kuba wakomeza gutera imbere kuri YouTube. Rero ukora ibijyanye n'ibyo ukora ubikore neza. Kandi icya gatanu rero cyo cyanyuma, reba what your viewers want. Reba icyo abantu bawe bareba bakunda. Umva icyo audience yawe ishaka. Abantu kureba baba bafite ibibazo kandi ibyo bibazo bishobora kuba ari content za ideas zawe. Fungura comment urebe niba umuntu akwandikiye se ni gute nabona subscribers 1000, ni gute nabona amasaha 4000. Musubize ariko utekereza na video uzakora. Iyo video uyikuremo igitekerezo ukicare wandike icyo gitekerezo uzakimuhe muri video yawe. Niba ukora video niba warakurikije ama comment bagiye baguha, tekereza ngo uyu muntu wansabye comment nzayimukorera gute, ese nzamukorera video y'uruherekane, nzamukorera video yansabye. Ibyo nabyo biguha kuba wakomeza gutekereza neza. Reka rero tugeze kuri bonus, repeat what works. Subiramo ibyo ukora. Hari ikintu kimwe ushaka ko wibuka. Niba video imwe yakoze neza ntukayirekaho, ahubwo yanarize. Kora icyo bita topic title, thumbnail, hook, transition, traffic sources na comment. Hanyuma ukore version nshya, igitekerezo cyakunze abantu ugisubiremo kugira ngo abantu bakunda ibintu bibafasha. Urugero video yawe niba itabona views ni gute nayibona, algorithm yaranyibagiwe. Ibi ugomba kubikora. Nizihe impamvu eshatu YouTube idampushinga nuko algorithm yanyibagiwe. Ni cyo algorithm noneho ishaka tugiye kurebera hamwe. Ntabwo ari uko ufite subscribers miliyoni, ntabwo ari uko channel yawe imaze imyaka 10. Icy'ingenzi nuko YouTube ishaka guhuza viewers n'ama video bashobora kwishimira abantu bakureba. Niyo mpamvu ufite channel ntoya ugomba kwibanda kuri ibintu ngiye kukubwira. Ibi bintu nta bindi ngiye kukubwira. Ni ikintu cya mbere cyafite right topic, right audience, strong packaging, strong retention, viewers satisfaction. Ibyo bintu ubikoze neza, channel ntoya ishobora kubona opportunity yo kugera ku bantu benshi. Icyo kintu rero kitondere. No kuvuga ngo niba channel yawe ari ntoya ntucike intege kubera ko ufite views nkeya. Ntugomba gutekereza algorithm ngo igukunda, ahubwo kora video zituma viewers bakanda. Icyo uzabona rwose uzabona views nk'uko bishaka. Rero iyi video nibigufashije nyandikira muri comment ya algorithm, nzabakora video y'ubutaha neza kandi nzabibereka neza ukuntu tuzabigenza. Murakoze rero makurikirana MT Empire TV. Ciao dusubire na video y'ubutaha. Ndabakunda cyane. Murakoze, dusubire na video y'ubutaha nkuko mpora mbibabwira. Ndabakunda. Mu sharing video, mu liking,
kugira ngo tuzajye dukomeza kubagezaho ibiganiro byacu nka MD.